Murakaza neza ku rubuga rwa Peter Teaches Guitar. Tugiye kubagezaho indirimbo y'164 mu gushimisha Imana. Yesu avukiye i Betelehemu. Icurangiye mu manota ya Re, Sol na La. Yesu avukiye i Betelehemu, bamuryamishije mu muvure, n'umunyambabazi nyinshi cyane, kuko yaje anshaka, nguko yaje anshaka, nguko yaje anshaka, n'umunyambabazi nyinshi cyane, nguko yaje anshaka, nguko yaje anshaka, ntangazwa cyane n'imbabazi ze, kuko yaje anshaka. Yesu yancunguriye ku giti, ndabohora umutima wanjye, ntangazwa cyane n'imbabazi ze, nziza ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, ntangazwa cyane n'imbabazi ze, yazize ibyaha byanjye. Yesu ntahwema gukiza abantu, tugasubire mu ngeso mbi, ngo tuzabane nawe mu ijuru. Araduhamagara, ngo tuzabane nawe mu ijuru. Araduhamagara. Yesu azagaruka tujyane iwe, tugumane nawe iminsi yose, kuko yabisezeranye natwe. Azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, ntangazwa cyane n'imbabazi ze, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, kuko yabisezeranye natwe. Azaza ntazatinda. Injyano y'iyi ndirimbo ni 3/4. Ku bakunzi b'urubuga rwa
wa Peter Teaches Guitar. Niba hari uwo mwifuza kugezaho iyi ndirimbo mwayisharinga mukayibagezaho. Niba hari n'indirimbo mwifuza mwayandika muri comment tukazayibagezaho.